Christina na Dorcas muri Endot ni mu mujyi wa Canada aho bagiye gutaramira n'ubundi ibitaramo bigiye bitandukanye. Rero ejo bafashe hotel mu kirere ibageze muri ako gace aho bari gutarama mu bitaramo byabo bagifite hariya mu mujyi wa Canada, ni mu gihugu cya Canada ariko harimo uduce tugiye dutandukanye. Utwo duce rero bavuye mu gace kamwe bajya akandi, bari Inkakova bagiye muri Endot. Rero ibyo byose byo tuje kuganiraho kuri iyi channel y'Abanyarwanda. Tureka tubane mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muri mpande zose z'isi. Uyu munsi niho ku cyumweru niho bakoze stage hariya muri uwo mujyi aho bagiye gutarama. Reka tubane muri kiganiro cyacu cy'umunsi, ndagira ngo mbifurize ikaze mu kanya na subscribe kugira ngo tubana igihe cyose kuri iyi channel yanyu. Mwiriwe neza Banyarwandakazi ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana bane namwe. Aba bana murabizi ko tubakunda, tubifuriza ibyiza cyane. Rero ejo bafashe rero iberekeza mu wundi mujyi wa Canada aho bita muri Endot, bavuye muri Inkakova aho bagiye gutaramira Abanyarwanda n'ubundi bahari, ingeri zose zihari, Abanyarwanda, Abanyamurenge, abantu bose mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'Igiswahili, dore ko indirimbo yabajyanye ya concert ari yebo ivanzemo Igiswahili cyane ariko hariya harimo abantu benshi bacyumva. Rero bafashe rutemikira rwose berekeza hariya muri kiriya gihugu aho bagiye gutaramirayo. Ni ibintu byiza, ibintu byose abantu bose bishimiye ubwo bavaga muri Inkakova berekeza hariya. Babakiriye neza, barabishimira, abantu baranezerwa cyane kandi n'ubu ngubu baracyanezerwa kuko n'abana bafite igikundiro cyabo kibaranga, n'abana bafite igikundiro cyabo kibaranga, n'abana bashima Imana kandi bameze neza cyane. Sorry n'abana bameze neza cyane. Turabakunda rero, turabifuriza kugira ngo bazagaruke amahoro, dore natwe turabakumbuye. Natwe rwose nibagaruka mu Rwanda bamwe bazahita bavuga, hari n'abandi comment nabonye zigiye zitandukanye bavuga ngo natwe dukeneye igitaramo cya Vestina na Dorcas hano mu Rwanda iwacu. Ariko n'ubundi byarabaga, ibitaramo byarabaga, ariko n'ubundi abantu benshi babyishimira avuga ngo turabikeneye, natwe turashaka yuko nabo bazaza tugatarama. Nk'uko muri kugenda mubibona hariya muri biriya bihugu ubundi haba hakonje, muri biriya bihugu ubu bo bagiye mu gihe cy'ubukonje cyane, amezi 4 bari mu bukonje. Muri kubona yuko bifubitse rero hariya ahantu haba hakonje, klima ibi nabagoye cyane, ntabwo ari ubwa mbere baba bayimenyereye, ibagoye cyane. Rero ibyo byose nibyo muri kubona rwose bifubitse, nibyo tugenda tuganiraho tubabwira uko bimeze kuri iyi channel yanyu. Turabifuza kugira ngo bazagaruke amahoro kandi bazagaruke natwe bahita baduha ibintu by'ibyishimo hafi aho, baduha ibitaramo byiza, natwe batwiyereka nk'uko tubazi yuko tubakunda. Rero turabishimira. Ku minsi yashize nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bandika ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ngo Vestina yararwaye, yakuyemo inda, ariko siko bimeze. Vestina arimeze neza, nta kibazo afite, ahubwo abantu bandika ibintu bitafite agaciro, bitameze neza, ibyo ngibyo twe ntabwo tuba tubireba, ahubwo twe icyo twirebera ni uko bameze ndetse n'uko bari gukora ibitaramo byabo hariya mu gihugu cya Canada. Ni byiza rero, ni iby'agaciro kuba Imana yarabagiriye neza bakabasha kwambuka outside in country bakajya hanze y'u Rwanda. Ni ibintu byiza, twe nk'Abanyarwanda dukwiye kwishimira ndetse n'abafana tubakunda dukwiye kwishimira cyane, tukavuga ngo Imana ishimwe kuba yarabambukije umurwa wacu w'u Rwanda bakajya mu yindi mirwa, niho bahakura izindi nshuti zigiye zitandukanye, niho bahakura na inshuti zose. Rero buriya mu buzima ntukiganyire ubuzima urimo, ndabizi neza yuko ejo cyangwa ejo bundi bushobora guhinduka, ejo cyangwa ejo bundi ushobora kwisanga ahantu umeze neza. Rero we ntukiganyire cyangwa ngo bigende gute, ahubwo wowe jya usenga Imana kuko one day ubuzima buzagenda neza kandi
uzasanga uri ahantu heza cyane, ahantu hashimwa na buri wese. Icya mbere ni ugusenga ndetse no kwizera, kuko nta kintu Imana idashoboye, byose ibishoboye. Rero iki cyumweru niho bataramye rwose, nicyo gitaramo cyabo cya mbere bagize hariya muri Edouti. Ubwo bari gutarama kuri iki cyumweru ntabwo yenda turabasha kuba twabimenya, ariko n'ubundi tubimenya turabagezaho gatanu kuri gatanu. Twe icyo tubereye ahangaha ni ukubagezaho inkuru zigiye zitandukanye, ni ukubagezaho ibyishimo kuri iyi cano yanyu, kandi cano y'Abanyarwanda mwese mukunda. Kandi mbashimiye yuko tumaze kuba abantu benshi, tumaze kuba abantu basaga 1,100 barenga. Ni ibintu by'agaciro kandi turabikesha mwebwe mwese mudukurikira kuri iyi cano, kandi cano nziza tuzakomeza tubaha ibintu byiza cyane. Mwari munkumbuye, ndabizi ko mwari munkumbuye, nayo nari mbakomeye, niyo mpamvu mvuze ngo nubwo ari ku cyumweru ariko ntabwo bwakwira ntabahaye video, ntabwo bwakwira ntakoze video ngomba kubereka kandi ngomba kubashimisha. Muri abantu beza kandi abantu banjye b'agaciro, mwe mujye muduhora mudukurikirana umunsi ku munsi. Mu biganiro byacu byose biba ari akagaruka, kari akaganiro gatoya. Ejo tuzabana ku biganiro byinshi cyane, ngenda mbagezaho update zigiye zitandukanye, zaba abari zaba abakobwa, twese dukunda. Ndabakunda rero, umugisha w'Imana ubane namwe ahantu hose muri, bibane namwe kandi mubone ubuzima buzima, kuko icya mbere ni ubuzima ndetse no kubaho neza. Mwirirwe neza kandi icyumweru nezerewe ko cyabagendekeye neza. Ngaye nguko amahoro y'Imana abane namwe, mugire amafaranga, mugire ubuntu, ko buriya mu isi ikintu cya mbere twese tuba turi guharanira ni amafaranga, ubuntu, ubuzima, umutekano, umugisha. Byose utabifite nta kintu waba ufite, ariko byose ngiye ngomba kubasabira kugira ngo mujye mubasha buryo ki mubibona, Uwiteka ajye abibaha. Muri beza kandi muri ab'agaciro, mwe mwese mwigomwa mukakurikira ibiganiro byacu paka mubirangije. Muri abantu beza kandi abantu b'agaciro cyane, cyane cyane mwebwe mufata umwanya wanyu mugafata na mega zanyu. Imana ijye igomeza ibongerere kandi ibaha amafaranga uko muri kuyifuza aka kanya, nk'uko muri kumva ndi kuyabasabira nk'umukobwa wanyu mukunda muri benshi. Ngaye nguko rero, naho ubutaha ejo nzabaha indi kiganiro kimeze neza cyane. Bye bye, bisous.